kirakabaye itsinda ryakunzwe kuruta ayandi yose hano mu Rwanda mu myaka yatambutse ryitwa Urban Boys cyongeye guhura nyuma y'imyaka 6 bahura ku kibuga cy'indege i Kanombe. Haba baje hano mu Rwanda niho bagarutse uyu Safi Madiba komotse mu gihugu cya Canada, aho amaze imyaka yibera ugaje gufatanya na bagenzi be babiri barimo Nizo na Humble Jizzo gutaramira abakunzi babo bakunze indirimbo nyinshi zitandukanye, by'umwihariko zirimo nka Umfatiye Runini, Pete Kidole, Wamuhoye iki, Umwanzuro, Marry Me, Umfatiye Runini, Reka Mfukame n'izindi nyinshi zitandukanye. Rikabitse ko Urban Boys yirukanye Primus Guma Guma Superstar mu mwaka wa 2016 season ya 6. Urban Boys izaririmbira abakunzi bayo ku itariki ya 2 z'ukwa munani i Rubavu mu bitaramo by'Iwacu na Muzika Festival byatewe inkunga na MTN. Bivugwa ko amakimbirane by'umwihariko yaturutse kuri Nizo na Humble Jizzo bapfubwa mu Mariya yatumye iri tsinda risenyuka, gusa ikizere cyo kurya kongera rigasubirana. Hari itsinda ryakunze kuruta Urban Boys. Tuganire nitwa Generous G Bruce. Ciao ciao. Ni igitaramo cyonyine cyangwa tugiye kongera kubona imidundo ya Urban Boys? Byose birashoboka, ariko navuga yuko muri rusange navuga yuko nyine bigiye gushoboka byose. Reka icyo ngicyo tuzakijyamo nyuma, ntabwo twahita tubijyamo uko tuzasanaga kurerekana. Ntabwo ko muzasa kurerekana, ni kurerekana, ariko ikingibenze nuko tugira Ibavu mu Iwacu Muzika. Ibindi nyuma ibizaba turahanga tuzabitangaza.